waba udafite zino Bibiliya murabyumva kubera ko ino Bibiliya wageranya n'iriya sanduku y'isezerano izi Bibiliya zitakiriho Imana yo irahari ibasha gukora nubwo waba utari kuyisoma ntabwo cyayibuza gukora. Arababwira ati rero muzazane imyenda yoroshye ya siporo na Bibiliya muzazisige. Bahagurutse Nyabugogo. Arababwira ati amasengesho yacu azatangira saa 9 z'ijoro. Umuntu wese azaba ategeranye n'undi uzarwana pakutsinze. Barahagurutse baragenda bagera Igicumbi ku mazi barasenga barongera baragaruka. Umunsi urarangiye barasenga barataha. Yaratubwiraga ati icyo gihe umuntu wese ikibuzo cyari afite cyarasubije. Mbamitaye mu gutwi. Haleluya. Amen. Mbamitaye mu gutwi. Ndavuga ni rero nanjye noneho ngiye gushaka Uwiteka. Agataho nibaze neza yuko nari nabitanu hajya mu nzu y'ibihumbi 8. Murabyumva? Umuntu narimo nayo narimo gushobora kuyishyura ndi kurwana na Landlord kubera ari kuvuga ngo ni mwe ibindi bibiri. Murabyumva? Yari inzu udashobora kwinjira uhagaze. Noneho narahagurutse ngira madamu nari niriwe ku musozi namubwira ati rero none ejo dorari hano ntabwo ndi buvuge mbeshye. Mubwira ati ejo nzakora amasengesho uretse aya ejo nzajya mu masengesho kandi nzavayo cyifuzo cyanjye gikina. Sinone uzasengana nande nawe abandi numva ko yari timu yego nje nta timu nari mfite ntabwo yo kaba ruhagaze mu ntabwo ubona timu nta timu nari mfite yo kujyana. Narahagurutse saa 8 n'igice z'ijoro ndagenda saa 6 z'amanywa nari ngeze ku mazi aho bita Igicumbi. Fukama ndasenga nasenze ndi njyenyine hasi aho ngaho haba hari utudimu twinshi turi gusenga. Uretse ko hari umuntu umwe ntabwo nigeze mbasha kumenya kongera kubonana nawe arambwira ngo Uwiteka arambwiye akubaza umubabaro wose wawe. Ndongera ndahaguruka nasenze numva ngo iminota yo kuruhuka urumva ko nari naniwe niyo gusenga yose yahwanye n'isaha. Kumuruma iyo kuruhuka niyo gusenga nanasomye na Bibiliya byatwaye isaha. Bitambaguruka saa 7 z'ijoro nari nsoje amasengesho ndetse Uwiteka yakoze ikintu gikomeye. Shaka kubabwira Imana iminota ko nayiranye. Komeza. Uwiteka yakoze ikintu gikomeye. Ngo ndashaka kubabwira uburyo bwo kwegera Imana. Haleluya. Amen. Kubera ko mwaje gusenga. Noneho cyari mu gihe cyaguma mu rugo
korona yatangiye abantu bose utagomba kwidepresa gikomeye. Hagati aho mbere y'uko bigenda gutyo ubwanjye noneho nta muntu Imana itumye nararyana, Imana irambwira iti manu ndayihagaritse. amanu yihagaze Vuga ngo ugiye n'ubu nyine uriho ariko uri gutungwa na manu ukabona yenda ntabwo wayiteguye nta stock ufite ariko isaha zirageze zo kurya urariye. Ubwo siyo si Imana? Ni kuba Uwiteka yararema nyine yo kuntunga abona isaha yo kurya mwebwe gutekereza. Nari mfite uburyo numva nshobora kubonamo icyangombwa nubwo hari mu rugo njyewe cyo kugenda. Negera abantu nari nzi ndabahamagara ndababwira ni none ko nshaka gukora urugendo ubu mwami icyangombwa cyo kugenda njyewe singume mu rugo. Naramaze ateze ko se urashaka kujyayo. Ndababwira ni hari amakuru namenye kuko Imana yari yambwiye ngo amakuru nakuye hahandi ku isoko. Imana yarambwiye ati guhera uno munsi nari ni njyewe watumye wiga ntabwo nzakwimakaza. Uhereye uno munsi uhaye akazi. Nicyo kintu nari nkuye ku isoko. Byatumye rero mpita mpamagara none ndavuga niba uhaye akazi ngo ngomba gushakisha uburyo njya ku kazi kandi nguma mu rugo. Noneho ndarambwira ati rero icyemezo umuntu tugiha ni umuntu ufite ikinyabiziga cye akaba afite imodoka ye akaza tukayandika twarangiza agahaguruka akagenda akavuga igihe agendera azagerayo n'igihe azagarukira tukaramenya yuko yagarutse kuko n'igihe cyaguma mu rugo. Aramaze ati none gusaka icyemezo ufite ikinyabiziga nuko rero ntacyo twagufasha nubwo buriya hari ibintu ushobora kumva kuri radiyo ntumenye uko bimeze baragitanga nacyo baragitanga ariko bafite uwo bagiha. Ambwira ati turagitanga n'ibyo ariko kondisiyo ikinyabiziga cyawe kikwanditseho atari igitira cyemeza ko ari icyawe niwe twandikira icyo cyangombwa. Kandi ubwo hari umuntu nari nahamagaye wita Nyagatare arambwira ati hari akazi uramutse uje akazi wakabona. Urumva ko nagombaga nyine iminsi nari maze sinzi uburyo byahise bibaza uwo munsi uvuye mu masengesho nibwo nahise mbona telefone barampamagara bati ufite ubushobozi bwo kugera Nyagatare ko hari akazi. Noneho ikintu nakoze ni ibyo kumubwira njye nahise mubwira ni njyewe nzaza ubushobozi ndabufite. Bamaze kumbwira gutyo narasenze maze gusenga ndota indirimbo imbwira ibisubizo vuga nti Imana yasubiye njyewe ndagiye koresheje igihe kinini iminsi 3 nanjye naciye ibusamo ibusamo bw'iminsi ine umunsi wa kane saa 4 z'ijoro nibwo nashitse Yesu Kristo ariko nyine ku maguru shoti kandiza bite ninagize umuhanda wavuye Kigali utaha Nyagatare minsi byo mwigize uretse wumve none imbaraga z'Imana
iba yavuze Haleluya. narahashyitse mashyika kuwa kabiri saa 4 z'ijoro ufite imbaraga z'akazi nsanga akazi bagatanze kuwa Yesu Kristo. murabyumva abantu nagombaga kwaka akazi n'abantu ni abazungu b'aba South Africa ari bafite amamashini kimeze nk'amashini ariko Imana irihagije Ako kantu rwose. nari narabyize ariko ntarabikorera ababyeyi bahoza abana badufashe mu kazi se nimuzi ko habaho na za experience nta experience nari cyakora cyo nari narabyize kuko n'ikizamini nari naragipfutse ariko experience barinjye kuko nta hantu nari kubabwira nakoresheje ikubitiraho rero nuko noneho nanahageze kuwa kabiri akazi karatanzwe kuwa fukama ndasenga Imana ikomeza kumbwira ko iri kumwe nanjye kuwa gatatu mu gitondo ndagenda njya ku kazi masanga umuzamu wenyine kuri kuva hari mu rugo arambwira ati abazungu n'abahari utegereze burinda bwira kuva mu gitondo arambwira ati ariko ukwirirwa unategereza noze haciyemo umunsi umwe kazi baragataha ndakomeza ndasenga kuwa kane ndongera asubirayo ku kazi gusaba akazi kandi karatanzwe noneho ndahicara kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 5 z'amanywa umuzungu ataraza saa 5 z'amanywa nibwo natangiye mbese gutambagira aho hafi cyane cyane ko nta n'abantu babaga bari no mu muhanda noneho numva sa nunaniwe ongera ndagaruka nyimara ndi hafi ko ndi kuhareba gutya mbona imodoka iraje ikata yerekeza ahandi nshaka gusaba akazi ndagenda ndahagera maze kuhagera buriya ijambo Imana ivuga ntabwo rihera kundi yavuze ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku Rwanda niyo yarivuze kandi ituriho izaduhagarara haleluya icyangombwa ni uko tuyegera kandi tukagumana nayo byagenze gute rero hari umuoperata ukomeye wize muri Canada murabyumva wize muri Canada wakoreshaga iyo mashini ni imashini icyo gihe yari imashini itera ibigori noneho baramujyana kuri tere uwo munsi mpageze imashini abarayisha mashini birapfuye uriya hari nuza hari ibyo bita ipompe ya hydraulique iyo icitse ku batwara imashini icyo cyane kibabaye kiranahinze cyo guca icyo bita pompe hydraulique ubwo yarayiciye nyine bahita bamubwira bati nyimara rero kuhagera ubwo urumva umuzungu yaraje imisatsi yahagaze yarakaye ni muri guma mu rugo ari kwibaza ahantu azakura indi pompe yumva bitoroshye nubwo rero nahageze